uziko wankanze kabisa gutese burya bwose uzavamo akagabo uziko urugiye gucanga umuntu Neza uziko nabishobora cyane nzi ko rwose urimbwa pe yego kandi umuntu w'ibyaza ariko se kandi bitangiye kuzana wacana oya tugende nawe oya tugenda igini bikise nawe style abastyle oya tugenda ariko akazi nkahora kuri tele none abaturage baba bimeze biti abaturage bamaje kumva nta kibazo bafite ndakeka hose harabaye kuri nta kibazo basigaranye kabisa aho se buriya k'abantu kuriya bigoye cyane nta kimenyero mujya mushyiramo aya nta kimenyane nta nubwo dushobora kubitinyuka kuko iki cyorezo twese kiraturangaje nicyo gishobora kutwica turamutse dushyizemo ikimenyane twese ni ukuba maso kubera ko urabona yuko ushobora kuba umuntu akagenda ukamubona agatambuka kandi uzi ko hari icyorezo cyateye mukomeze mu mbabarire mube maso n'umudugudu wacu uzaba intangarugero mu gihugu cyose sibyo yego ese uri mugenzi wawe arihe ko nawe yagiye gukora kuri site wanjye sawa tuzamuke hari amabwiriza bamaye yandi tugomba kugendera muri ino minsi sawa ubundi ngomba kuyamenyesha Sesha bitebye ko kugenda bivugisha mu muhanda naguze ibintu mbonye nanga ni danda bw'ahantu hanyu ni habi cyane reka nigiye tegura ameza mwana umunsi zikora gutekera neza natetse bya bindi ukunda neza ndabizi ko ubundi uzi guteka neza uri kukuryohera ndabizi mwana gasa gasa mana yanjye gasa mwana wanjye mwana wawe umeze humeka mwana wawe gasa ntabwo mwereza icyo kibazo gasa nyari inzoka gasa gasa oya gasa urimo uraruka gasa izina rya Yesu humura njye ndimo ndajya mu rugo hariya hepfo umunsi ntabwo uzi kugendagenda bitemewe oya basi mbabarira nyine mwana we mbega none kuva nabaho mbonye umukobwa itaye Française kabisa umukunzi wa nyawe koko narabonye umwuga n'uwiteka Gasaro ngo yaranyanze bose yihoye ikigo ariko nari namwibeshyeho umutima wanjye nawe narawushoye kubera igikara cyiza ngo yari afite
ariko piki Imana yampaye nabonye rero naremewe urukundo ubwiza buriya we n'Imana yangeneye ko narabibonye kuko ikintu gikorwa mu gihe cyacyo narabibonye ngende murebe ariko ngomba kugira vuba vuba kugira ngo atazagira n'undi musore wamugana aba yamutwara ngomba guhita mbimubwira tukajya tubibwira ababyeyi byihuse ibintu bikava mu nzira. uraramuka ubwiye nyoka ibintu twahuye nabyo ukaramuka ubwiye umuntu ubwiye mama wawe ko twahuye n'umuntu akagenda kudukubita bitewe n'ikibazo cy'ideni urumva uwo munwa nzawuca uri kunyumva umuntu w'ijiwe akoze iki cyane oya humura iji ni ibiki oya tugende iji muse tugende bashigera basi yo sheri biriwe amakuru ni meza meze neza sheri tuvuye guhaha ni ukuri wakoze umugore mwiza ubu ikibazo uyu mwana najye guteka n'abajya guteka hanyuma ese Fabrice mwana wanjye ko mbona amaso batukura baye oya nta kibazo ugiye guteka uyu mwana ni iri zuba ariko si iri zuba nturibona ikibazo ni iri zuba papa we ntazi ibye mubyeyi nukora umugabo mwiza ndakumva cyane bimeze bite se ko mbona mwari mwajyanye reka da nagiye burya ngeze hariya rero numva ndagukumbuye ndavuga nti ntabwo nakwirwa uyu munsi sinshobora kwirwa nterwa n'umugore wanjye arefite umugabo nkunda ndagukunda shiri twigere mu nzira wumva umugore mwiza twigendere twigendere rwose uzi ko bamvunagura mbega umuhungu na se we basizemo imvune urabeshya ariko muzayampa amafaranga yanjye ntabwo yagenda uko nguko Salama sicyuki. Kubona banaho niturije nyine bibereye chat bisanzwe. urimo uracata nande se kwi. Shana abantu baba nyine bisanzwe ko. Ese umuhuri wawe na boyfriend? Wapi ariko barabi mu nzira ntawamenya. Shakwi. Ejo bundi naritambukiye. Nakubitanye n'umuhungu. Ni umubwira umuhungu, wongera umuhungu. Agira inkuru rero. Umuhungu mwiza w'ibogare afite akazi keza sinabona ukuntu mbikubwira. Twarakubitanye nanjye ndabati ndeme urabizi ko ngiye piki nta kintu kijya kinyemeza ariko mva naremeye pe ubutakayemo rero. Simubeshye natakayemo. Natakayemo tu. Aho ugira amahirwe. Cyane ntabwo ndabona umuntu twahura tu. Cyangwa urabenga shara nirata. Shara pisuko mbenga ubwo ndumva. Ko nawe nabonaga yatakaye muzi uburyo yandebaga. Yesu yandebaga neza. Nanjye mu isoni ziranyishe nkabura abantu ndeba nkabura abantu yabasera rukarerembura gatuvuga tumuko afisha ndabizi se ko umva nahise ngira isoni mbura abantu ndeba mbura abantu mwumva mwana we ariko umva nzamutumira zanurebe nawe maze nzemera umva uzamuzane ndebe n'umuriro amatsiko nawe kabisa. Bwiza ukuri oya ndakuzi oya piki ntabwo byo kurakara reka tunabikanseringe kwanza ntabwo mbara ubwiza ukuri urabona imyaka yose tumaranye uyobewe wambwisha ukuri ntabwo nababaye nijoro yawe mba ndagukubita basi urabona kwishimira yuko nabonye boyfriend ese wabajwe n'iki peri
ntabwo narakaye ariko sinzi impamvu itekereza ko narakaye. ushaka kwenda kuzi neza kandi ndagusobanukiwe. Wesha reka kwisetsa gutyo maze wishimye mba nkuzi. Urabona ukuntu uba umbeshya. Ndabona ari ikibazo mfite koko. Okay, sawa. Wa boyfriend wanjye arampamagaye sha. Yes, my sweetheart. Oui. Sawa. Reka nze mukingure sheri. Yego. Ego shushu ndaje. Sungenza umukunzi bigenze gute? Tumaze Yes, my sweetheart.